Ndabasuhuje cyane mwebwe dukomeje kubana kuri YouTube channel ya Mazarex, abakoze subscribe mwarakoze cyane, mujye mukora share, like, munatere comment ku bitagenda neza ndetse n'ibindi mwifuza kugira ngo ubutaha tuzabivugaho muri mining zitandukanye. Muri aka kanya rero ngiye kubereka ifaranga ryashyizwe muri application ya Satoshi. Narababwiye ni wowe ufite Satoshi uri umunyamahirwe, ariko nawe utayifite kuyitunga ni ubuntu, wemerewe kuba wayitunga, ni ubuntu. Iyi application nk'uko ubibona ubu ngubu twari turi kumininga rino faranga bita Sito, ngira ngo urabona izo maze kugiraho. Ni ukuvuga ngo rero hajemo n'irindi faranga uyu munsi hajemo n'irindi faranga ngiye kubereka uko rishyirwamo. Iryo faranga ryitwa Heaven One. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ushyiremo ifaranga rero bisaba iki? Nk'uko mubibonye iyo wibereye hano uhita uza ukanyura hano handitse project. Aha ngaha niho uhita uza ukanyura, warangiza uhita ubona noneho hano hejuru, urabibona hano handitse Heaven One. Kanze makwereke neza utavuga ngo njye ntabwo nahabonye. Uhita uza nyine hano, urabona ko harimo iri faranga aha hose ndi gusiribanga aho wakora hose, ngira ngo uri kubona ko harimo ifaranga bita Heaven One. Iri faranga rero nk'uko uri kubibona rizatanga amafaranga cyangwa se coin zingana gutya miliyoni 12. Urabona ko ni miliyoni 12. Iri faranga rero rikaba ryatangiwe uyu munsi ku itariki 12, ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani saa 11 za mu gitondo nibwo ifaranga ryatangiye. Ndaza kubereka n'igihe rizarangirira rero. Yego, ubwo icyo uhita ukora rero kugira ngo urishyiremo, ukora aho ariho hose, hano hose uhita uhakora nk'uko ngiye kubigenza, ukoramo. Ngira ngo noneho ngikoramo bahise batwereka n'igihe ifaranga rizarangirira, nicyo nari nababwiye ko ndi bukibereke. Iri faranga rizarangira ku itariki 28 z'ukwa 9 saa 12 za mu gitondo, nibwo iri faranga rizarangira ku itariki 28. Urumva rifite ukwezi n'iminsi 16. Rifite iminsi nka 45 nicyo navuga. Tangira rero, tangira nyabuneka, mujya mucika intege ngo ntabwo ngo amafaranga ngo ari kujya ku isoko ngo ni scam. Iyi Satoshi iri serious. Nuko rero ntagiye muri byinshi, iyo umaze kugera hano ukaba wabonye rino faranga warikanzemo, uhita uza hano haruguru mo hano mu iguni mw'iri bara rya orange ryanditsemo ngo participate airdrop, uhita uza gutyo ukarikandaho. Urabona ko bibaye successful, baravuze ngo successfully participated in the airdrop, ugahita ukanda close. Ubu gutyo uba wamaze guparticipating. Iyo wamaze gukanda hano byabaye, nyabuneka uramenye ntuzongere nguze ukande kw'iri jambo exit airdrop, waba ugiye kubivamo. Ukandaho cya gihe hasa nka orange handitse ngo participate airdrop. Ikindi gihe ntabwo rwose uza ngo wongere kuhakanda, hakorwa rimwe gusa. Wongeye gukanda hano waba ugiye kurivamo. Aho gukanda hano rero uraza ugakanda hano ugasubira inyuma, kuko ifaranga ry'ubwo wamaze guparticipatinga. Wasubira inyuma rimwe ugahita wongera n'ubundi ukigarukira kuri home. Home ni hano nyine haba hari airdrop, hano hasanzwe aha hasi niho haba hari airdrop, niho uhita uza ugakanda. Ni ukuvuga ngo mu gihe kiba kiri buzaze rero uzajya ukanda hano kuri claim nk'uko makanze haze, ubone haje amafaranga iyiri ya Heaven One ndetse ni Quatardio. Murakoze cyane rero, niba utarakoze subscribe uyikore kuko biba ari ingenzi, kandi nimba ukunze video ukore share, like, comment. Turi kumwe, ndabakunda cyane.